bikora bite bene irage? Mana y'u Rwanda, ingoma yawe yogere hose, wowe n'Imana bagwiza ibyiza rugira. Mana y'u Rwanda, Mana y'u Rwanda, ingoma yawe yogere hose, wowe n'Imana bagwiza ibyiza rugira. cyane ko twongeye guhamagarana dukoresheje iri koranabuhanga ry'iki gihe, nubwo tuba tutabonana ku maso, ariko rikaba ryemera ko tubasha kuganira mu gihe nk'iki. Umunezero uko rero yewe ubavugisha ndi baca mu mihigo, nkaba nanjye nkunda uburyo ubumenyi bugezweho bukwiye kudusakaramo, uburyo iki gihe cyo gukanguka abantu benshi usanga iyo nyota bayifite. Nanjye rero ndi umwe mu bantu bafite inyota yo kumenya, kandi ibyo menya nkaba mfite icyizere ko bigomba kugira uko bimpindura, kuko ikigenderewe mu kumenya kose gihora kumenya kose kugira inyungu mu kurema isi cyangwa se reality ziba zikenewe. Mu buryo twagira ngo tuganire cyane, dukomereza ku biganiro maze iminsi muganiraho, nanjye nabyumvise ku YouTube y'u Rwanda Misa, ibyerekeranye na bikora bite. Noneho tukaba twakomeza ubumenyi bwa Spinoza, ubumenyi bwa Mazimhaka. Ese iri rage rikora rite cyangwa rinamaze iki? Naho rero nagira ngo turusheho kubaza ibibazo no kugira uburyo tugira urumuri kw'izo ngingo, kugira ngo turusheho guhamya intego, gutwara inkoko ari cyo kintu cya isi. Murakoze. Yakoze cyane baca mu mihigo. Rwiru kagira imana rero wiriwe ariko baramutse nanone. Neza cyane. Baramutse neza, amahoro. Amahoro cyane natwe. Baca mu mihigo. Wumvise ko tugenje abahageze ukurikije ubumenyi tuzi, wenda twize no muri y'u Rwanda tubaze imyaka. Ubugereranije rero turabizi ko ibanze ryabwo nyine ari mu Rwanda rwakuriye yose, ariko bugize igihe noneho guhera mu myaka 300 ku gihe cya ba Spinoza, ubwo twavuze na ba Tesla, ku buryo dusanga ko twabumenya biruseho. Noneho ko twabumenya bikatumarira iki, byagenda bityo biguze ubuntu cy'abajiji. Ariko tuributse ko kumenya nyirizina, kumenya ubundi kumenya nyirizina nyakumenya niko kubaho, niko kwagira ngo tayo ubwenge nyine no kumenya no kubaho, kuko buri wese aba ibyazi byuzi n'ibyo icyo ukurushaho kumenya ni kuzamura amagara yawe, amagara nyine mu yandi magambo ibitwa frequency bivuga ngo mu rurimi rw'iyo yego frequency zirazamuka. Utuzi ko umuntu ari anene, umuntu ari yakira amakuru yo mu isanzure akanohereza andi yo gutekereza, akanatanga n'andi. Nuko yohereje ibyo biyo gushyira ku mutagara runaka, transmitter na emitter icyarimwe. Ndumva hari aho duhagaze, ngaho nakomezamo. Ugize neza rero cyane, kuko buriya koko umuntu namara kumenya yuko ari we wakira akanohereza byose icyarimwe,
nibura tuzagira ahantu duhera tuzamuka, kuko amakuru niyo nyagasani ni amakuru makuru, akaduha iyo frequency cyangwa se izo energy, iyo mbaraga, ubwo bumana bukatubamo, bugatuma ari rwo rumuri dusakaza. Rero njye nkabaza nti ese Bacamihigo, urumuri rwawe wowe urwumvise uhereye he ko utangiye utubwira Spinoza nawe yaragucaniye? aracyari Bacamihigo se? Nanjye nibyo nagiye kubaza. Nta kibazo, ubwo araza. Okay, aragaruka aratubwira. Nuko rero ariko twebwe ubushize aho twari twagejeje ahantu heza cyane, nyirishe havugaga ati noneho tumaze kumenya yuko hari ubutumwa bwatuziye, hari amakuru twahawe, twasigiwe nako, hanyuma tumenya yuko hari inama yabaye. Iyo nama nayo dutangira tubwirwa abari bayijemo. Rero ndagira ngo niba nakugoye duciremo muri makeya iby'ubushize kugira ngo tubari duhera tujya ntabwo ntacyo, reka guciremo muri make ari igihe. uko rero ikiganiro cy'ubushize cyaherukaga cyavugaga kiti hari inama yabaye ivuga ku byagombaga kuba ku isi, cyangwa se igahuza ndetse n'abantu batari, hari abari bakabayeho icyo gihe n'abantu batari bakabayeho icyo gihe. Hanyuma rero muri iyo nama havugirwamo bimwe mu byo twagiye tubona bijyanye n'ukuntu inzira ya siyanse igiye kugenda igabagabanywamo ibice, hakagira abagendera muri siyanse ya biology, imibare, fizike, aho twagiye tubona Newton ahabwa ibijyanye na physics cyangwa laws of physics, isi yose igenderaho. Tukabonaho umuntu witwa Albert Einstein yahawe ibijyanye no guhuza ibyitwa relativity na space and time. Tukongera tugabona yuko nanone harimo nk'abantu nka Galileo bagiye bahabwa guhuza noneho uko ibihe byagiye bihana. Rero iyo nama uko yabaye nibyo uyu munsi twari bugarukeho, ariko mu by'ukuri twari tugeze aho tuganira ku bwiza bw'iyo nama. Ikintu cyakomeje gitungura abantu cyane ni aho ijwi ry'urukundo ryajemo muri iyo nama. Aho ngaho ngira ngo niyo twari tugeze, ni naho twavuga tuzaturuza. Yego, iyo mwumva neza urumva ko twavuze kuri Spinoza we ubwe ariho niwe wahuye n'iyo nama. We twamwita yari uwo muri icyo gihe mu cyitwa, tuvuye muri za ndimi zacu, yari uwo mwijondi, yari uw'icyo gihe mwijondi rwose. noneho abo waruvuze ba Galileo, abo waruvuze ba Newton, abo waruvuze ba Einstein bari mwibendi muri future, bagomba kuzavuka. Bari bataraza, ntibari bahari. noneho hari n'abari muri unarindi runuko. Unarundi wavuzemo Emmanuel, wavuzemo n'abandi yego, n'abandi ko ari benshi, n'aba Mohamed, ari byo El Ghazali yavugaga, harimo ba Krishna n'abandi. Lao Tzu, umuntu wanditse igitabo nkunda cyane cyitwa The Tao. Ntabwo ari Mao Zedong, ni Lao, yitwa Ndemana, yitwa Lao, yanditse igitabo cyitwa The Tao De Jing.
Dao De Jing mbese ni umujenerali wicaye akibaza ku bintu bigiye birebana mu kinyejana cya nzakigushakira mbabarire ntabwo nshaka kukubwira imibare nafite neza ukuri ariko yanditse igitabo cyiza cyane ni nawe yari mu ibendi noneho rero urumva ko reka twibutse hari abo mwibendi hari abo bagomba kuza umundariti ni umwibendi n'umwijonde yarimo Spinoza twibutse neza inama yazuye iki ubundi ngira ngo mbere yuko wenda nagira ngo dufashe ahubwo ubabwire utubwire uburyo inama abantu bayijyamo bati kuko icyo kintu cyabaye ikibazo gikomeye yewe nabajijwe inshuro nyinshi bati Spinoza ni gute yagiye mu nama y'abantu bataravuka bose barashobora kujya mu nzozi iyo byose ukabibona akabihabwa byaze bikunze nubwo yaba atarusinzire nk'ijoro iyo uhabwa ibintu rero wahabwaga ibintu ushobora no kubihabwa wenda ari no kuba muri ukaba wagiye mu yindi si rwose ibyo bikabaho uko nguko ukabona nk'iyo filime niko abantu bose bitwa bakuru bamaze impaka n'abana twavuze tuzi ni uko bibaho na Einstein nuko bagiye babona amaformule rega n'ubundi nabo n'umuntu nka Archimedes we yari yibereye muri laboratoire asohoka nako yari yibereye muri douche akaraba Archimedes agatara kamugwa mu maso kwa kundi kagucanira mu mutwe asohoka yirukanka yibagirwa ko yambaye ubusa agenda avuga ati ereka neretswe cyangwa navumbuye ibintu nk'ibyo ariko yirukanka mu muhanda avuga ati wa muntu noneho wari umwarimu yasaze ariko urumva nawe ni nko kwerekwa nyine ntabwo ari uko wenda ngo yabifataga mu ntoki ngo byari bihari oya ubwo rero urumva ko tubyumvikanye uko byagenze reka ahubwo tubaze n'uwo baca mu mihigo n'ubu yagarutse agira icyo abivugaho nawe nibyo ubumenyi bwose buza mu isi ari ukumurikirwa nk'uko twari tubivuze ko twese turi nka antene cyangwa turi nyakiramajwi uburyo dukoze ubuzima bwose uburyo bukoze ubundi ni amakuru toute information toute énergie toute vibration uburyo rero dukoze ni uburyo n'ubundi buri niba nabwita spiritual niba twabwita vibration uburyo duhana amakuru icyo nshobora kuba nzi nashyize muri subconscious mind yanjye imyizere mfite imitekerereze mfite n'ubundi n'abandi bashobora kuyigira kandi tutavuganye mu buryo bw'ibigaragara bishatse kwerekana rero ko mu by'ukuri dusanzwe tubizi turi umwe mu buryo butagaragara turi umwe dukomoka hamwe n'uduha amakuru n'umwe ibyo rero ni ibintu bizwi no mu buhanga bw'iki gihe biri kugaragara nk'iyi quantum science isigaye iriho physical quantum physics niko babyita cyangwa mu gifaransa physique quantique ubumenyi bwagaragaje ko mu by'ukuri turi umwe kandi ibyo dukora byanze bikunze bigira ukuntu binahura hari uwazanye ngo intrication quantique mu gifaransa cyangwa entanglement nawe ari karame twari tukubuze gatoya baca mu mihi
ariko komeza yego yose nashaka kuvuga nkomerezaho uko twari tubivuze. hari n'undi witwa Federico Fagin niwe wavumbuye microprocessor bya computer, uburyo ushobora kugira nini ugaprojectaho ibintu. ari ikintu wari uvuze kuri cya quantum entanglement. ari ikintu wari uvuzeho cya quantum entanglement, wenda nagira ngo kigarukeho ikintu cya quantum entanglement. Yego, quantum entanglement cyangwa integration quantique naho bavuga ko ibintu byose birakominikana. ushobora gufata akanyamaswa wenda tuvuga imbeba iri muri Afurika, ugasanga ifite imyitwarire mu gihe runaka, yenda se muri 2025 ugasanga uburyo imbeba zo muri Afurika zitwara iri kwitwara kimwe n'imbeba ziri mu Burayi, kandi mu by'ukuri bitabonana mu buryo bugaragara, ariko bikaba bifite ukuntu bikominikana byanze bikunze, kuko biri kuri frequency imwe kandi mu gihe kimwe, kandi ari n'ubwoko bumwe. ugasanga rero ko communication hari iyo tuba twibonera n'amaso, ariko hari n'iyo tutabona, ariho bavuga ngo iyo entanglement nahizira. ni communication y'uburyo butagaragara iriho, kuko n'ubundi turi umwe, dukomoka hamwe, n'uduha amakuru akaba ari umwe. ndumva ari nk'uko nabikora muri make. urakoze baca mu migo rero nawe Gatete. icyo twumva kwerekezaho kimwe kirakomeye, ni ukumenya nyine ko bikora ibintu byose ibyo twize by'ubwenge bwo kumenya, ubwenge bwose bwo kumenya bitera kuba, ariko kumenya bitera kuba. iteka ryo kuba rikaba ribaye. twari tuvuze rero by'iyo nama yabaye, tuzi yabaye nyine ubwo mu gihe cya Spinoza ihuza abantu ba mbere ye twise ko ari abo umunarindi mu rwa rubi rwacu, we akaba ari mu ijondi, abo mwibende bakaba nyine twavuze ko nabo bari ariho tuzi nka Einstein, tuzi nka Galileo, tuzi nka Newton, na Tesla. ubwo birumvikana tukaba duti ubwo bumenyi butugarukiye mu rurimi mpuzamahanga, kuri ubundi rero tubutangaza ubwacu ntabwo uzarangiza isi, ntabwo ugomba no kumvikana mu zindi ndimi, ariko murakana ko bwaba bumenyi kugeza ubu kakanya univaso, bwaba bumenyi bw'u Rwanda kwabaye kugaba urusengo kushyi kuva mu gihe cyaba kibuko yego ari urusengo. ubwo asigaye kumenya noneho rero ibyo turabizi rwose byemera Spinoza, ubwo nyine n'igihe iragira ry'abami bacu, iragira ry'abakimano twavuze, buri kibugo mbese uri kwerekana za zose mu mpande zitandukanye. ingenzi tugomba kuvugaho hariho nk'uko baca mu Rwanda navuze integration quantique, cyangwa se hari integration, hari na ibyo bita harmonie quantique. yego. ibi byose ni ibibera mu isi itari fizike isanzwe, sabu atomics, ariyo twita umurimo mu mapartikule. shimi cyangwa fizike yo mu isi iri munsi ya partikule ari bita fizike quantique. yego. rero iriya kuri atome na molecule isanzwe yo mu mashuri ni fizike traditionnelle isanzwe. Fizike traditionnelle. ibintu rero byitwara ko twabyize, ushaka koze asodife ukaba uzi ko ushobora kuvuga iki kiratangira uku kirangira uku, ari predictible. ariko ikigaragara cyo muri subatomic muri particles biri munsi ya atome, biri munsi ya particule, cyane iyo bigeze kuri quanta level, iyo bigeze ku rwego rwa quanta level, ngo ibyo bintu binjira mu yindi universe yitwa quantum cyangwa quantique. ibintu ntabwo byongera kwitwara nk'uko twari dusanzwe tubizi mu isi ifatika. icyo waba ucyumva ucyuzi nibyo baba ikintu cy'ingenzi cyo kumva. integration quantique
ifite aho iza guhura n'ibyacu turaza kumenya ko mwumva ibyo bintu neza nuko ngo ibintu tugenderaho byiraye y'u Rwanda iyo tuvuga imitsindo iganguramitsindo mu bantu bari mu itsinda bagize barahugagura buriya baba bari muri quantum physics. Ni quantum physics baba bari kugerageza kuzuza kugera ukabwira igiti uti wagitewe nibigenda kunuko umugeni icyo uzagira kunuko neza kunuko hazabi nibi kikabyubahiriza ubwo kibwira ko bisaba ko we ari ukuntu bameze ari uko abari nacyo nisanzure kandi ni ukuvuga ngo agomba kwihuza nacyo akihuza n'isanzure yakakibwira muri ubwo buryo uko tuzabibona isanzure ryita cyane ku gitekerezo cyawe aho gituze nk'uko bavuga itoroshi ituza ahantu aho kigana igitekerezo cyawe aho bayitunga ku murasa w'izuba umuriro ukaka yego ndabibona ko bacana n'itabi bizona akantu karahure yego yego narakabonye yego gatuza neza urumuri rupe hari igihe itungaho urumuri noneho kugira kuba n'ubu neza umuriro ukaka bacana isengeri itabayemo amasitabi natwe nuko tumeze mu isanzure igitekerezo cyawe nibyo rwose nibyo igitekerezo cyawe nibyo cyane igitekerezo cyawe gituza ahantu n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe isanzure riraza rigafatanya nacyo rikemeza icyo gitekerezo cyawe ushyizeho ikagishyira mu bikorwa uwumva ari kuvuga amagambo uyashyize ku mutima ukayavuga ubizi ko ubivuga ibyo bikaberaho noneho uri nk'umutongero noneho tuvuga ugateka ko azaza umuntu igihe n'icyo n'unazaza akazakora ibyo bizabukwa nawe naza cyo afite igitekerezo cy'uwashyize igitekerezo aho nakora ibyo bintu bizabukwa ava muri kimine cyashyizwe hariya akaza umuntu ukidekaranja ariyo twita kubwangura umutsindo none buriya rero nenge kubaza buriya uretse gato buriya hari ubwoko bwa energy abantu batazi muri fiziki isanzwe yego ni light energy ni igitekerezo twiga ibintu byose ariko muri fiziki isanzwe light energy niyo igitekerezo gutekereza kohereza ibitekerezo n'imbaraga wohereje isi isanzwe ntabyizi rwose kohereza igitekerezo ni energy uko utekereje wohereza ikintu mu isanzure rwose kandi isanzure ikarisubiza baca mu bigo biragize ko umusore urambagiza tuvuge yego nawe ufite byaba byarakubayeho bakunda gutanga icyo gitekerezo bavuga ati ugiye tuvuge muri resitora aho umukobwa ukunda mwateganyije ko muzahura ukagenda ukahabanza umutima urakubita mbese ataje uzuharyoshye gukwa yego muri make wohereje igitekerezo mu isanzure aramutse ataje iyo mpungenge ugize nko gutera umupira ahantu ukawunaga ukavuga uti aramutse ataje ubwo kiba kigoroshye gikubishye icyo kikazamuka kikajya mu kirere ubwo buke binazira ibitekerezo byacu twohereza mu isanzure ko ni image ni ibitekerezo byacu uko ntekereza ibyo
wohereza mu isanzure ariko nanone tubyereza bitewe n'amakuru dufite kuko wa mugani ngo umuntu wese ngo umwana y'ikinyoni bangana bitewe n'ibikuri iruhande ubumenyi ufite itsiro ugezeho aho ugeze bitewe n'ukuntu wiyumva bibanza bya bindi abazungu bajya cyangwa abera bajya bavuga ngo inshuti zawe nyine zikwereka uwo uri we ibyo bikuri iruhande nyine nari mvuze nibyo uvuga ibyo twisanisha nabyo ubumenyi ufite itsiro ugezeho mu yandi magambo niryo rigena ibitekerezo wohereza mu isanzure iyo ari ibitekerezo nyine ubwo bifite frequency ntoya ubundi bigera hafi nibyo iyo frequency ntoya bifite byanze bikunze bikugarura ibintu nibyo bita bikugarura ibintu byana bikubiye mu buryo bugufiye mugaragaza kureba ubwoko bw'imitagara mu byo dusanzwe tuzi uburyo amagara yabyo uko bayapima cyangwa frequency yego tubaza kubigarura uko bayapima uko bipimwa n'uko bingana ndabikubwira twumva ibitekerezo twohereza uko bitugarukira n'uburyo bihindura isi cyangwa biyangiza nabo ngo ikintu cyose utekereza gifite ko gihindura isanzure cyangwa nabi cyangwa neza nta muntu uri muri buri wese utekereza udafite impact mu isanzure kuko uhereye kuri environment arimo ukageza ku bimukikije kugeza ku gihugu kugeza mu isanzure ry'inzira ry'izuba kugeza mu isanzure rya rumurika kugeza mu isanzure ry'inkuba no mu isanzure zisigaye agomba ibyo yabaye byose bigomba gukwira ku isanzure ryose ibyo utekereza byose nicyo tuvuga ni ngo abantu bo ku isi bari ku mutagara wo hasi bari mu itsiro ryo hasi mu magambo ritarazamuka isi ntizamuka kandi ko itazamuka niko iyikunkumura igateza ibibazo ni nako n'ibisubizo biza kuyifasha oya ni nako ibisubizo biza kuyifasha bigirira nabi ibintu bimwe na bimwe mu nzira nicyo bivuze nari mvuze rero tuvuga ngo muri fiziki isanzwe ntibazi icyo bita light image aricyo bitekerezo icyo nicyo n'ubundi style kiri mu cyo bita muri fiziki quantique ko igitekerezo nohereje n'amagara ni onde za onde nohereje mu isanzure kandi utuhereje mu isanzure zikugarukira uko nanazo urugero ngo ni iyo ugize ubwoba igitekerezo kiraje gukubita mu buryo bwikubye iyo ugize umunezero ukora igitekerezo cy'umunezero no gushima mu isanzure kirakugarukira kikubye kenshi niyo bita nkuba nyine wa mugatse ko tuvuga ngo ni nkuba ruharo ukazira uko uzunze ukazira no kugira gute ukazira bikaziye nkuba ruharo akazira uko uzunze tuvuga ngo uko uzunze muri wowe uko umeze uko wiyumva uko uri nuko agukagire nuko gukubira mu no nuko aguhereza ni uko umeze nyine bitewe n'ibyo usabye aruriye gutanga kera baje batubwira baducira imigani batubwira by'umusaza ufite nk'abana nka batatu b'abahungu umwe akajya kubita ise umusaza nyine abandi bamwubaha abandi babiri bamwubaha noneho agiye kubaraga wa wundi wamwubahaga amugabira inka zose noneho n'undi wamwubahaga nawe na buryo buringaniye amuha imirima noneho agira noneho n'isanduka ikomeye cyane rwose isanduka rizwi kandi bwari n'umutunzi
noneho ngo ajyana mu butegetsi baratubwira ngo yajyane muri komine iyo avuga ko mu irage ryumva ko uzaza kuyitora ari wa muhungu wundi nyine umukubitaga wamukubitaga yego noneho urumva ko abahawe inka uwahawe imirima yego yabaga babatisha cya gisanzwe n'asanduku irimo imari ayihaye utamwubaha ayihereje amuhaye imari twebwe aratwimye undi imicyara ati yasanduka n'ibirimo iri ku butegetsi kabisa irakazi baragiye rero agiyeyo ku butegetsi avuga agira ngo bamuhiragire igiye sanduka n'ibirimo agezeyo banayifundura muri pfundura basanga huzuyemo ibice by'inkoni yamukubitaga rero maze uwo mubyeyi atarakazi yuko azunze umwana uriya nawe nibyo yasabye kuzunze kumeze ahubwo bihwanye n'uko uteye kandi bikubye urumva yego noneho rero uko tuba uko turi bitewe n'urugero rw'ikibo tuhagazeho yego biri mu nzira y'ikibo bigaragara neza ko yego bigaragara neza ko iyo byuwe byo mu isanzure ariko nanone ubu bibatera uko uhagaze nyine uko uhagaze ni gusarura reka nguhe urugero yego ruca mu karame uriya urumva yego icyo bita kuzamuka ku mutagara ubu twabonye ko bihera ku ikuri uri ku ikururi ku muntu wimenye gutangira kwimenya umuntu wimenye ko ari ibare ryaje hano mu isi rije kugira ibyo ryiga kandi akumva ko noneho ubwo agomba kwigusha n'ibare agomba kwigusha n'ibanze ngo yimenye nyine ni connected ni nk'uko bavuga ngo umuntu uri ku rugamba afite icyombo hano ahujwe n'umujenerali wasigaye kure yego ubu atari icyombo byo aba yazimiye yego ni nk'uko nanjye nawe ko turi batatu turahujwe ubu ngubu iyo umwe akitse abazimiye ntabwo tuba tukiri kumukuramo rega ntibigore muri ya nama bose bahuriraga ku kintu cyitwa network kuri network ngo nawe kuko hari aho bavuga bakabwira Einstein bakamubwira ati mu kanya rwose ugiye kuva mu buzima mu mubiri mu buzima ariko uzahora uri connected kuri network kubera yuko wamaze kuhagera noneho rero baravugaga ni umuntu wimenye kuri ari urumva buriya rero abantu benshi baba bataragera ku ikuru bariho ntacyo babavugaho ariko bageze ku ikuru uriya ari impamvu tunakora nk'ibiganiro cyangwa dufite n'abo tubihuriramo benshi sibyo yego dukora ibiganiro dufite na benshi tubihuriramo urumva yego ni uko buriya turi mu nzira y'uko twinjiye mu ikuri turi mu ikuri turi ni ikuri ndi ikuri ni nkari aho ngaho mu ikuri turi narimenye mbese ukuri ayo hasigaye kwiga kwimenya hasigaye umuntu agenda akura muri esensi zacu muri esensi buriya nicyo kintu gikomeye noneho buriya hari ukuntu bavuga imitagara iganijemo nk'ibice bibiri cyangwa bitatu umuntu utarimenya agira isoni
utarimenya yicira urubanza. Umuntu utarimenya yumva yanzwe. Umuntu utarimenya agira ubwoba. ibyo ni impamvu Buriya ibintu abantu babamo ku isi isanzwe, abona biyahuza amacupa, abo ubona batanga ruswa ngo badaseba, abo ubona bafite ubwoba bwo kuzajya mu muntu utazima, impungenge, guhorana impungenge, baba vibrating negatively muri ino si. kandi kuko namagara ni ibitekerezo biza mu isanzure, tuvuga nk'ufite isoni, abagira isoni mbese abitinye. yego, iya baba bohereza amaba vibrating kuri frequency ya 20 tubatira isoni. isoni gusa, no kuvuga bidakwiye kwitinya. Vibrating kohereza mu isanzure ibintu bifite imbaraga nke cyane. Ni umurwayi mbese no guhumeka nk'umurwayi mu isanzure. agendera ku 20. ariko yatse 20. Umuntu wicira urubanza culpability. yego, Uhora yishinja ibyaha ngo tubabarire ibyaha. n'ibyo yakoze n'ibyo atakoze, n'ibyo azi n'ibyo atazi, byose akabyemera. Bigo polisi buri kugeza ko buri polisi igenza icyaha, ariko nawe yita abantu bahora babihana bafite ibyaha ukabihorera. bariya ntibarebe. Waba bafasize kuri 20 babitswe mu bwoba butuma bahora bicira urubanza. barajya kuvuga ibyaha bafite, kandi bahora bavuga ibyaha bitanashira. abo heriti zabo ni 30 bavibratinga mu isanzure. Numva ari munsi cyane. ni hasi cyane. Abumva apasi ni iki? Apasi ni nka solar plexus cyangwa apasi ni ya kabiri. ni kuvuga ngo yo ni ukwihuzahuza, ngira ngo bahuzagurika. guhuzagurika, ubwo abashaka kwihuza n'uyu, ashaka kwihuza n'uriya, ashaka kuba hariya, ashaka kuba na hano, nta na hamwe ajya yihamwe. azunguruka ahantu hose, ntari hamwe. Uburyo ngo babapetinga kuri heriti 50 mu isanzure. urumva uwo nguwo nibura waba ashaka kujya hariya, ashaka kujya na hariya, ariko akeneye nibura amaze kumenya yuko aho hari hatariho. ajarajara. naho umuntu w'ubwoba rero babitsemo ubwoba. fiya. Uriya ishyano kuri no si no kugira ubwoba butuma ukora amakosa. nka buriya tuvuga wenda muri jenoside yo mu Rwanda kuri Abatutsi, yaturutse ku bwoba abari bafite bati bari abantu ntibaza tukivanga kuri 40%, turabura imyanya 40%, u Rwanda ruba rukeya, turabura ibyo turya, turabura imyanya, tubukura amahano, tureka twice, byaruta tukabarangiza. urumva abantu bakuru iyo uri munsi y'ubwoba. ariko noneho utagize ubwoba rero, reka tubire utagize ubwoba. Reka noneho tuvuge ko ubwo n'ibyo babikoraga mu Rwanda hari 1 miliyoni, ndibuka ko ukunda kubivuga cyane ko ndayifashe mu mutwe niga muri primaire, ko mu ibarura ry'igihumbi kimwe 1978 ku 16/8 abanyarwanda bari 1,819,317. ntabwo hari n'abaturage ba Kicukiro gusa. urumva ibi bati muje ntitwabona bahunze, ntitwabona ibiryo, u Rwanda ni rutoya, ni nk'ikirahure cyuzuye. Kabyumva no bituma biza gukora hakorwa ayo mahano yaje abajenoside yakorewe Abatutsi n'ingaruka zayikorewe n'utwo tukizibamo. ariko noneho tuvuga ko abandi baranaje nyine. yego, baraje noneho basanga u Rwanda ni 10 miliyoni zingahe, n'ubu
turi 14 wakwibaza ubu niho turiho nabi cyangwa turiho neza bo bana kura mu bwoba ubwororeza ubutagara ubwoba nawe erega n'ubu baracyabufite bavuga bati ubuse twajyayo noneho byagenda bite umva ni ikintu bitangaje abanyarwanda bakiri miliyoni 4 abandi basabaga guhunguka baturuzuye none n'ubu ari 10 zingahe makuru 14 hafi baracyabinginga bajya gutanga bati muze bakajya kubazana mutu muze barabazana nose rwarabiye biyongera reka ahubwo frequency yarazamutse nuko barenze umutagara w'ubwoba frequency yarazamutse ngo abiriragiye abarigaruye bari ku mutagara utari uw'ubwoba iyo atari umutagara w'ubwoba ni umutagara urema ni umutagara ugwiza kuko umubare uharo uri kuzana amahoro niba uri kuzana ubudahera niba uri kugira iki urabyohereza umubare uharo akabikuba byaguyiye niba ureje 3 akurena 18 ubu ni ukurikije imibare rero umubwoba ni negative niba ureje 5 kubwo aragukubira ubwoba 60 ni umubare uharo ukazira ukuzuza ibyo rwose ni ukuvuga ngo ya frequency y'umutima ubariye kuri ya mibare watangiye kugenderaho frequency y'umutima ni hagati ya 60 n'ijana ariko ni uzana santima y'umutima nyine santima ushobora no kuzamura BPM ikazamuka cyane none ubwo tumaze ubwoba frequency yabyo ni ijana iyo urenze ubwoba rero Allo Machari ndahari uyukiriye ntabwo wadakiyaga twatukubuze gatoya mwe mumbuze ariko ni amahoro nari muzera gusa ubwoba yego winjira mu cyiciro cya kabiri n'urugo cy'umutagara muzima urimo courage aho kugira ubwoba ufite frequency ya 200 mu gihe ubwoba ufite frequency y'ijana sibyo yego noneho ibyo bita acceptation kwiyemera ukavuga uti uko ndi ni uku mu Rwanda yego no kwigira no kujya gute kwigira ariko mu Rwanda bakunda kubivuga ngo kutitinya kwimenya ukwigira ntiwitinye mu yandi magambo kwitinya ni honte ya 20 ariko ahangaha kutitinya none kumenya ko ushoboye uba wohereza sanzure 200 frequency 350 350 sibyo ni acceptance yo kwiyakira kabisa rero urumva ko buriya kuva kuri courage ubatangiye nko kwija nko mu ikururi noneho utangiye kwiyumva kwimenya kwiyakira acceptation kwiyakira kwiyemera kwigira harubwo 150 iyo ugeze rero kugitwa mu rukundo hari umenya ko ukururi ibintu ndi abantu ndi ibindi ubundi kwakuzuye bwo guseka urukundo cyane warugezemo wamaze ibintu urukundo ubundi ariko bugororoke uburiho mwisanzure urezime gufite frequency ya 500 ni nahandi babona bakakureba bakavuga ati
uriya niwe mpisemo. urumva yego urumva urukundo watumva kuva mu gusiga ngo nimba ukabona uri ikiremwa nkawe na ora yawe bari urukundo gusa. yego mu yandi magambo rwirujo nakijambo mu yandi magambo habanza kugira amakuru kandi ya nyayo, wamara kugira amakuru noneho ukagira intekerezo, noneho za ntekerezo zikagera n'aya makuru ufite. Iyo ufite amakuru atari aya nyayo nta ntekerezo za nyazo ugira, aricyo uzasanga aba bantu bose bakolonize isi cyangwa bashaka ko isi ihera mu bugwari, bakora uko bashoboye ngo abantu be kugira amakuru ya nyayo, bityo noneho viburasiyo zabo cyangwa bahore ku mutagara wo ubwoba, bagira intekerezo zemeta ubwoba. Urumva ko icya mbere ni amakuru. Abantu amakuru akarema intekerezo. Ubwo umuntu ufite amakuru mabi atekereza nabi, nk'uko wari utanze urugero uti kuri jenoside yakorewe abatutsi yigishijwe ite, yahinduye abanyarwanda bamwe abamuragasa n'igufi. Ni uburyo bw'uko abantu bahawe amakuru atariyo, amakuru ayobya. Kandi n'ubu mbona ko amadini atanga amakuru ayobya. Ayo makuru ayobya rero ni ikintu tugomba kurwana nacyo, kuko niwo mwanzi nomero ya mbere. Ariko abantu ntabwo babyitaho, abantu ntabwo babiha uburemere bikwiriye. Abantu bateka ko tubereye mu isi gushaka ibyo kurya n'ibyo kunywa bikaba bihagije. Iyo ushatse kubwira umuntu ati menya ikindi, arakubwira ati biramarira iki, ndi bukuremo ibirayi by'umwana. Abantu bakirengagiza ko amakuru ari cyo kintu cya mbere, ubumenyi bukwiriye. Ariko hari ikintu najya ngo nkwibutse. Birakwiye rero ahantu dukwiye guca akarongo ni uguta, kugira ngo twereke abantu akamaro k'amakuru, akamaro ko kumenya. Niba kumenya bituma ugira intekerezo nziza, intekerezo nziza zigatuma utanga usaba cyangwa uvibura kuri wa mutagara w'ibyiza. Urumva ko aricyo kintu kiri perezida tugomba kwibanda, abantu bakagisobanukirwa. urumva ujya uvuze ni cyiza cyane. urubu abatuma abantu batabona amakuru ba mbere nyine ubwo bitewe n'abigarura isi ni abanyamadini badashaka kumenya mbere kuko wahozeho ko mbere yo kubaho, ko niwemera reincarnation, ko nyuma yo gupfa ukomeza urugendo rwawe rw'umusazure baguhejeje mu gifungo cya burundu cyo kuba wari kuvuka ari uriho no gupfa bikaba birangiye. ako kantu ko hagati niho wahinduramo ibintu byose bazagutegeka byose, ati kora ukungu utazajya mu utazima mbere yo gupfa, nyuma yo gupfa. Rero abantu bari mu gifungo cya burundu amadini yafungiye abantu babutamye amakuru yabashyize noneho si cyo gusa. aho hantu baraheza abantu mu byaha, mu bigaragara, kuko nijoro bavuga barabivuga ariko bakandika abantu imibiri, bakababwira ko ari ahantu bazajya bagakenera ibyiza, ngo kuzabaho neza cyangwa kuzashya mu rutazima. Urumva ko abantu bagomeza kuba bagifite imibiri. Urumva rero abantu bazingirwa mu byaha, bakazingirwa mu isi y'ibifatika, bagahorana bwa bwoba. Ndetse twahoze tunavuga ko iyo umuntu mu by'ukuri yambuye umubiri akagenda afite viburasiyo ntoya, za furekanse ntoya, umuntu afite ubwoba, afite ibyo ategereje ngo by'ijuru, waba ari umutego ukomeye, kuko uwo muntu niyo yambuye umubiri ntashobora kugira ibindi abona, mbese ibyo abona nibyo n'ubundi aba yari asanzwe azi. Kandi twizeye yuko ubu bumenyi buriho cyane bwagiye buvumburwa
urabona ko ubwenge bwinshi bwagiye buhishwa ariko hari ibintu bigenda bivumburwa nka biriya bitabo by'aba SNZ na bariya ba agnostics bagenda bagaragaza ko mu by'ukuri uko iyo umuntu yambaye umubiri ariko umutagara wo hasi afite ubwoba kandi nabwo bwatewe no kumenya kutariko ibyo biramuherekeza bigatuma ahita afatwa mbiri n'ubundi roho yikagaruka kuko nta kintu aba yaramenye. Usanga umuntu yarabayeho ariko mu by'ukuri ataribereyeho kuko ntigeze yimenya ngo yibereho ubwo yarabayeho abereyeho abandi bamwigaruka. urakoze cyane umva ko twagiye tubiba kenshi ko abigaruriye inosi yacu bakagira iyo muturi icyo babiba abantu bo mu mutagara wo hasi wo kutimenya ko bitangira kwimenya ntiwimenya uhura mu bwoba. ari waruvuze uti ntabwo muri aka gahe gatoya kava kuvuka no gupfa niwo umukino wose uwukinira bakagutera ubwoba bwazabaho ntibagire bakubwira ngo we ntibagire kuyamenya mbere y'uko unavuka. noneho rero si ibyo gusa na za leta zashyizweho kugira ngo zirinde ibintu nk'ibyo abantu bahore mu bwoba. leta zizashyiraho amafaranga zirabwire ko kugira ngo yakisesingeho inguzanyo yashyireho inyungu nyinshi cyane umuntu ahora amanitse ujya kwaka inguzanyo niba mfite tagisi uba agomba gukora turi nk'igihe utari garuka warafashe inguzanyo wumva ko uzagenda inshuro 6 imitima abantu bose bahagaze gusa. nuko sisiteme y'isi yubatse yaba mu buryo bw'amaleta yaba no mu buryo bw'amadini. Ibi byose rero abigarurisi babishyira kugira ngo barembe panike ariko mu batuye. wenda ngira ngo tugaruke ku muri ubwo buryo bw'ubwoba bushyira ubwoba twabonye ko basarura ibyo bagira pe ibyo barya gusa. yego ariko umugani rero w'abafaransa ngo la donne change iyo ukuri uhageze ushobora noneho kumenya uri ukagira kuraje cyo kuri 200 uwareze seye ubutangiye mbega kwije ku mutara utanga gutaraga ariho ubuje gutaraga watangiye kujya kuraje watangiye acceptation kwikira kwimira ukagira urukundo no wamaze kumenya n'ibyo twavuga kandi nabyo kurusengo ufite kuri 500 ikirenga utangiye kugira ibyishimo byo bamenye hora bishimye ubu vyibura kuri 540 ngo isanzura uri hamagara uburyagura urumva uvibrating ibyishimo n'umunezero uvibrating kuri 540 uhorana akanyamuneza. noneho yego uhorana akanyamuneza unezerejwe n'ukuri wamenye n'ukuri uri uko umenya ikintu ukanezerwa uko ugenda uzamuka umutara ukanezerwa iyo nyuma y'ibyishimo ukagira amahoro rero ihore rwose mwiteka nitekanye ugahora mwihore ugahora wibereye mu mudendezo tumvikana uzibura kuri frekansi ya 600 hertz. noneho ubwo kandi iyo vibrating kuri environment yose kuza mu isanzwe imbwa izabona ko ufite ihore zigushaka irabimenye hari abantu kare bahoze muri space kare bavuga ngo babaza ikibazo cy'intama ngo yaje bati rero iriya ntama abantu barigenderaga irabakunda irabakurikira barajyana nayo. Naravuga ati rero ati natwe rwose ejo bundi byatubayeho uwo nguwo yari umunyamurenge avuga ati byatubayeho rwose natwe intama ejo bundi yarazwikundiye turajyana. ati n'ubu rwose runaka arayifite. urumva ko iyi buriya uburyo isanzure rikoramo nagira ngo tunagaruke wenda ku kintu twari turiho cyane gikomeye kivuga ngo bikora bite ni gute noneho njyewe nakweza ibare ryanjye. urumva kuko mu buryo buri atomike
quantique cyangwa se ni gute nakweza ibare ryanjye buri munsi kugira ngo nibura koko nanjye mbo mu bantu imbwa zigana cyangwa intama zigana karame wakweza ibare ryawe urinde ngo nyine kubanza wataza no kuyobya wakweza ibare ryawe urinde nyine kubanza kumenya ubundi umenye uwo uriwe ninde ubaza mbese ninde ubu nagira ngo tutaza kugwa mu mutego ijambo ryose tuvuga riba rigomba kuba rifite igisobanuro koko ubu mbese umuntu wagiye ari garaje yego uriya kuri kabuza yanditse ngo banza mbere yo kwinjira banza kuzihona none umuntu ageze imodoka kuri porutaye kutavugije ihoni kanari yaje gukoresha yaje nibazaga none uvuga ngo weza ibara ryawe uryeze uri ninde uryeze okay aho rero nanone waje kuzamo ubuyobe yego nibyo hari ukuntu abantu dushobora kunyonga ugasanga tubaye nka ba bandi bavuga ngo barashaka gukiranuka ngo barashaka kuba ngo abantu b'Imana ngo barakorera Imana ibintu nk'ibyo aha cyo tuvuga ubundi bari n'iki n'ubundi ikintu byasabwa nkanjye bari kandi rarizi ni ukuba maso ngahora nakira amakuru yo mu isanzure mu isoko y'ibari kwihuza n'ubundi bwe ibintu bita kuba maso noneho information zo muri vortex zero ziva muri zero quantique mbese zero quantique amakuru mu ibanze ngahora ndi muri flow nayo n'exchanginga n'ibanze ryanjye ndi connected amakuru yose angeraho kandi nanjye nkabohereza mu isanzure mu byo twavugaga mwohereza no mu vibratinga nakira amagara no mwohereza imivumba yego kohereza imivumba akakira amagara amagara ni amakuru ava mu isanzure rwose yashobora no kuba ibyo nsoma ibyo numva uburyo bwose n'amakuru nakira n'ubumenyi iyo umusanze ndi present ntabuze ukasanga ndi present ntabuze mpari nyakira uruhare uri present kunyakira bigira impact kuri ki ugatangira kuya vibratinga ukayazamura ukayasakaza cyangwa akagusakaramo ndayaba urimo guhumeka kwinjiza umwuka no gusohora hamwe ni inspiration kandi ni expiration yego kandi biba byiza biba kuri iyo inspiration inganye na expiration yego u Rwanda urumuri Rwanda muri gihe ukaba ari urundi yibaze kwakira byinshi ugasohora bike uhita uko wakiriye niko ugomba kubaho ubundi niba twakunze ko twasanze muri bya bindi twavugaga by'urusengo yego muri ni rimwe rero amagara iruri ni kabiri ndarukunda cyane ariko kumuvumba hamwe n'ijondi ugomba kuvibratinga be ikaba mu bacu amafrekansi kabiri igomba kungana na kabiri hari rimwe rikangana na rimwe la quantité reçue égale la quantité donnée opposite na opposite birangana ubwo uri ku mutego utanga gutanga nubwo ku rwego rwa mbere ushobora kuba rimwe wakira rimwe ugasohora rimwe urumva ry'ikaragaho kabiri ugasohora kabiri yego gatatu ugasohora gatatu kuri ubu uzagera ku mutego utanga ubutaraga noneho urwego rushoboka rwa nyuma ugezeho unasohora ibingana narwo
urabyumva yego ugasongera ndi kubyumva cyane. ni ukuvuga ko rero buriya iba bita conscience nibwo niryo bare la présence ubu se nawe wigeze nigeze kuba urugero kera tugiye mu madini nigeze kuba nicaranye n'umuntu barabwiriza muri ngo yirete mu myangane muri cyane ega twagucuze n'umwuka bakayabwiriza ngo n'umuntu bibiri usi rero umusore ugenda utunda paje nyine bavuga ngo umurongo n'iki kiniki yego ibya Bibiliya bizi cyane aturuna nawe ngatwo duturuna ndabireba noneho aza kusetsa tujya kurahira atuzwa dareze ko ndazanye ibyo ikigande ayiwe urabamaze babwiriza nk'iminota 50 yarahari yaturunaga atazi ko ari gutwa afite Bibiliya y'ikigande yaturunaga ibimurimo ni ukuvuga ko rero niba dushobora kubibamo tukakira amakuru tuduhaye amakuru yaza akakubura rwose iyo kuzindarira mu gihe cy'umwami Imana ngweshereza ni ukuvuga ngo rero iyo wamenye ibanga ryo kubaha ni uguhora ikintu cyose ubonye ubona cyo mu kuyisoma ishyashya kandi ryo kwiga niba ikinyugu cyo kukiguye aha ukakigira ukanagira gutyo ukumva ukabona nk'inyandiko ahantu ugasanga asubiza ikibazo wari wibazaga yego ni ukuvuga ngo rero isanzu rihore duha amakuru ushaka ko dukura amakuru buri gihe ariko reka tubura aho ikururi gukura mu ikururi ariyo tutu présence ariyo ibare nyine la conscience yego conscience ugihujwe n'isuko ya byose na bose ubusa busabanye kugira ngo nyine muri bwa bw'ino zero quantique vortex zero isoko yo mu isanzwe y'imbaraga byose bikomoka uhujwe nabyo iyo uhujwe nabyo ni uhujwe nabyo ni nk'uko uyu murongo turi kuvuga niho nawe ukupa mwambona se cyangwa se nk'uko baca mu burezi mpamvu itamuturutseho network akaba yarigiye ubwo bacitseho nyine ariko ndi toujours aligned ngororotse ndi mu bugororotse urumva ntacyo guhisha gihari wakira amakuru yose kandi ayo makuru ukayabaho ntabwo ajya agomba ngo kanaka kera bayatubwira ngo uriya mwana ngo niba arayihumeka uriya ngo arayizi yamwinjiyemo kuba yayihumeka nawe ubumenyi wagize bwo mu isanzure bukubaho ukabuhumeka bwaje ari nka expiration nawe bwoheza ari respiration cyangwa expiration mu yandi magambo nyirishema niba mbyumvise neza hari ukuntu dukoresha abona amaterime ariko umuntu wese akaba yagorwa no kubyumva akaba hari abantu umuntu ashobora kubifata gusa ariko atabyumva neza 100%. mu by'ukuri iyo tuvuga ngo kohereza mu isanzure no kwakira uvuye mu isanzure expiration na inspiration bikora bite ubundi yewe uburyo mbyumva iyo ugize amakuru ukagira kumenya bigutera ubushake bwo gukomeza ushaka kumenya noneho ubwo bushake nibwo bugeraho bugatuma buri gihe uboneka kandi ukaboneka mu murongo ugenda ukwiriye aribyo twita alignment ni ukuvuga ngo ubu hari ahantu ntashobora kuba mbarizwa kubera amakuru nagize ubundi aha tuvuga ibi ariko abandi bari muri Noheli bari mu makete ni ukuvuga ngo hari ukuntu ndara yindi muri uru kuko kubera ibyo namenye kubera ya makuru mfite yatumye ngira alignment yari itumye ndi kuri uyu mutagara wo kubanganira ibi
ikirobi ubwo ni ukuvuga ngo ndi gushaka ayo makuru, ndi kwakira igisanzure bitewe n'uko nagize ayo makuru ahandi. Nibwo buryo isanzure ridukominikamo. Isanzure riratumurikira, ariko ntabwo ari ibindi bitangaza biva ahandi, kubera ukuntu abantu bashobora kubyumva bakagira ngo hari ibitangaza bindi bizaba. Oya, ahubwo ni imibereho tugira bitewe n'amakuru dufite, kugira ahantu tuba tukagira n'uko tubaho. None ibyo bintu bigatuma tubona amakuru akwiranye na kumwe tuzunze, nyine kwa kundi tuzunze twavugaga ngo noneho n'ibyo dusohora, hari ibyo twinjiza nyine bitewe n'aho turi, ariko n'ibyo dusohora nabyo uburyo dukominika n'isanzure, ibyo byose bigenda na alignment turimo. Ariko igikuru cya byose ni amakuru kandi akwiye mu buryo bw'uko ari menshi bikwiye, kandi akwiye mu buryo bwa karite, akwiriye agendanye no kubaho. Aricyo gitangaza ku buryo usanga abantu noneho ubu isi y'umwijima cyangwa isi y'ubugwari ishaka ko abantu batagira amakuru ya karite, igenda iyababuza kugira ngo abantu batagira ya makuru yababohora, ahubwo bagahabwa amakuru ariyo yayandi ari mu bwoba. Mu by'ukuri rero nta kindi dukeneye gusa nasabwa niyo muri iyi nzira uko mbyumva, ntabwo turi babandi bo mu idini ngo wumve kuzakizwa n'uko wabaye n'ibyo wakoze, uhore usenga ugira ute mu bintu bizikora. Oya, twebwe icyo dusabwa ni ukubaho gusa, ariko ukabaho uri awureya, uzi ibijya mbere, kandi kumenya ibijya mbere bikagushishikaza kuruta kuvuga ngo urakora uko bakubwiye udasobanukiwe. Dukwiye gushishikazwa no kumenya ibyo abandi bahishwe, tukavumbura ibintu byose biri mu ngure, ntitukabare n'ikintu tutazi. Ubundi icyo kintu njye nabonye icyo cyo bita umukiro, kuko nk'abo bose ba Tesla, ba Einstein, tubona ko bamurikiwe. Mu by'ukuri bari abantu, niba ari n'abantu twakwita abakijijwe, ni bariya nibo bakijijwe. tuziga amateka ye, twumva ukuntu kubuze bakijijwe muri aya magambo, kandi ubutumwa bwabo tugomba kudufasha rwose mu bwiza bwacu ugire uko bivuze. Yego, kandi gukizwa nyine ni ukuva mu bwoba rwose pe. Ubwo byamvuga rero nubwo wagiranye n'ibisanzwe, wumvise cyagiye bamwira tuba ngo Pawulo ngo dore imbuto z'umwuka n'iki, urukundo, amahoro, n'ibintu bavuga ngo joie, acceptation, paix, n'ikibazo muko n'ibiri ku mutaga gusumba ubwo hejuru ubwo. Urumva? Rero nitumenya noneho rero ubumenyi bashyize hanze busobanura ibi dufite ibyacu bimeze nka filosofi, aho nyine twavuga ko siyanse igira filosofi. Nubwo siyanse iyo yavutse muri filosofi, siyanse ni kuba iyo uyimenye urayiba, ubaho ugacana amashanyarazi ukayihuta. Urumva? Ugakora indege ukayigurukamo. Noneho wari ubivuze uti ikigendere ni uko abantu bamenya ukuri, bagira ukuri, kuko aba bantu bamugana bakakumenya, ariko ukuri uri noneho tugatangira guhumeka ukuri turi, tugatangira guhumeka amakuru yose twakiriye. Rwose uyakiriye niko uyahumeka rwose good vibration. Ukora upatisipetinga mu gukiza isanzure no kwesisi
rwose kubera ukuntu wamenye ukagira ukuntu uba bigushyira mu mwanya mwiza wo guhora noneho wakira amakuru akwiye kandi agahora aguhindura uko bikwiye. Nicyo bita nyine bwa bugororoke. Bwa bugororoke kandi gatoya wenda mbivugeho, bwa bugororoke nk'uko twabwize, ubundi ubugororoke ni rwo rukundo, kuko iyo ugororotse uba nyine uri mu kadomo ibintu byose ubiruta. Kuko buriya ikintu twabonye cyitwa guhengama cyangwa kugorama ni ukuva hahandi hagati ukava muri ka kadomo aho wari uri mu izingiro rya byose, ahubwo noneho ukajya ukagondama, ukajya noneho ni nko kuba wari umwami ariko ugashaka kwitwara nk'umuturage wo hasi, ukarenga umutaro. Ukarenga umutaro. Wari umwami niwe byose byakomokagaho, ukaba ari nawe ubizi, uzi ubwiru bwabyo byose, ariko noneho ugiye muri rubanda rusanzwe ubwo uhejeje inguni kuko uhengamye ku kintu kimwe. Aho rero ubugororoke nyine buba bubuze, kuko ubugororoke ni ukuba uri hagati ya byose, nta kintu cyagutera ubwoba kuko byose bituruka muri wowe, ariko noneho wafate sayidi, babyita mu cyongereza ngo take sides, uba wahengamye ukareka kuba umuntu uri igicumbi cya byose, ahubwo ukaza kuba noneho nawe ahubwo hari abandi ushobora no gukesha kumenya cyangwa kubaho. Niyo mpamvu rero nkatwe iyo tuvuga ubugororoke ngo tubemo hagati, baba badukangurira ngo tube turi muri kwa kumenya gukwiriye, kwa kumenya kudashobora na rimwe kuba mu bwoba, kuko kuba mu bwoba uba ugondamye cyangwa ubuhengamye cyangwa ubuhendeje inguni uvuyemo hagati. Ikintu mu by'ukuri bikora bite? Abantu niho dushingiye uko ibintu bikora, kuko abantu benshi twumva ibintu ariko tugomba kubitwara mu buryo bwa kidini cyangwa se mu buryo buri misitike, ntitubyumve neza uburyo bikora. Iyo tubyururukije rero tugatanga ingero, duhita dusanga mu by'ukuri icyo twita ubugororoke n'uyo mibereho yo kuba umuntu azi kandi akaba azi ibikwiye, kandi abikwiye no mu buryo bihagije, kandi ari ibintu bya karite. Urumva gate nawe uracyahari se? Gate uracyahari nawe yagiye? Wanjye ndi hano Arahari kuva kare kose. Iyo tuvuga ibyo nk'uko igitekerezo nohereje mu isanzure kingarukira, ni nako ikivuye mu isanzure gisubirayo. Reflectant. Bivuze ko buriya amakuru agomba kugusiga inshucu. Isanzure amakuru kohereza akugira impact. Nk'ubu ibaze umunsi wa mbere wakoze ati gate karame reka gatete cyane uca mu bigo. Mu bintu byavuzwe byatumye ujya muri ibiganiro turimo wenda by'u Rwanda n'iki, ni ikihe kintu uzi cyagukubise ku mutima cya mbere kigahita gihindura kubaho kwawe, gisa nk'ubuhamya kimwe? njye nashakishaga imibare, njye ku giti cyanjye nashakishaga imibare. Okay. Yewe ikintu cyankubise cya mbere aho numviye urwanamiza nkahita mfatiraho, ni ukumenya ko ni ukugira ubona ubumenyi bwari burenze ubwo nsanzwe nsimva, kandi nsimba nshaka kubaho hari ibintu ntasobanukiwe. Ni ukuvuga ngo bidasanzwe tukamuta ikintu bisohokera na mbere, kuko urumva ko ubumenyi ni nk'umwambi. Yego niba rwose aho kubisa itamba vibrating nyine reflection. Yego niba ukibuka akantu kagukubiseho wakazana amakuru ugahita ukora umuvumba, unahindura imibereho yawe n'imitekerereze. Harako yego ni byinshi, ariko kimwe muri byo ni ukumenya ko
ikibanza ni ukumenya ko ubwiru bw'u Rwanda bufite amakuru atari ahandi, kandi amakuru yose ariho ashingiye. nayo yakugezeho kubita ku mutima ku muhinga ayangezeho nk'indasano yarufatiye mufatire wenda. yego quest yanjye iteka ryose ni ukwinahoze nibaza abandi umwana nagiye cyose umuntu aba kwisabuye ni nko kwisajyahe amadini yose n'abari mugeze ntabwo nigeze kubona umuntu usubiza icyo kibazo, ariko menye ko mbere nariho ndibaye menye ikibaye ko na nyuma zakomeza ndibaye ibyo byahinduye kuba kwanjye kose yenda gutuma tunisha muri ibi ngibi bituma ngira ishyaka rirenze impression na emotion yuko washinga ibintu ngo n'abandi babimenye kugeza uyu munsi. ubuhe rwose information wabusoroba igakora vibration urwanamiza rwanamiza kuvuga ngo akabuye utayemo umuntu mu mazi kagakwira konfe zose kwanamiza no kukarangura hose kurangura ugiye ukarangura ukuye ngo dire kumera zisi n'umuntu uhagaze ku musozi hakurya. urumva neza urwo ruhoraho rwose wowe uti nateka gukupisa kukumva bigahita bihinduka icyo wapfira n'icyo wabwira mbayeho nabihewe mpfuye nabyibyo. yewe icyamubise ni ukumenya yuko ku isi ibitubaho byose ari amasomo yo ibitubaho byose biba bigomba kubaho kuko ari amasomo y'ubuzima. ko ntacyo ugomba kwinubira nta n'icyo ugomba kukugezaho, ntacyo ugomba no kugira byose rwose. icyo ni cyo kintu cyamfashije kuko nabyo nari ndi mu bibazo naburiye ibisubizo nkibaza impamvu ibintu byose bimbaho bikampangayikisha, ariko menya yuko ibibaho byose ntacyo bishobora no kuntwara kuko n'ubundi ntari umubiri gusa. nahise nshira ubwoba numva ko n'ubu ngubu niyo nagira ikibazo ntabwo nkigira ubwoba na busa, ndavuga ni wakiriye amakuru atuma imibereho yawe ihinduka, vibration yawe, ubwo wajya kugira stress wagiraga ntibigihari, ntucyangiza ibidukikije, ntucyohereza amagara magufi mu isanzwe cyangwa ibivumba bigufi. nicyo ngayo ngubu njyewe kijya urumuri kiramubise mpita mbibura bingene. ubwo niyo teka ryo kuba ariko tuvuga ni iteka ryo kuba mu kubiba rero kwishakisha umuntu ugomba nageze ahantu ngo mpura n'ikibazo cyo kuvuga ngo niba ubwo ariko nuko mbigejeje aho ngeze numva ubu ngubu nibwo natangiye kubimenya ko nyine kuko ndibare nkeneye kumenya imibare yanjye. noneho ariko mbere yo kumenya uyimenye, noneho mu kujya kumenya imibare yanjye ntangira kumenya gushakisha uwundi we, ntangira kumenya ni imibare yanjye ijyaniranye n'ibi, kandi koko nduyu nguyu nuzuye muri ubu buryo. wamenye misiyo yawe ku isi, mpita mvuga ni icyo nshinzwe ni iki, icyo ngomba gukora ni iki, ni ibi, ni uko byateganyijwe. kandi ubu gihwanye nawe neza, ahubwo nsanga nari nsanzwe mbibyinabyinamo ntabizi ko ari byo. ubwo rero ngo warimenye umenya ko utari hano ku buryo bwa hazari, na mbere yo kuvuka wari uriho kandi ari cyakuzanye uravuka nyine ubwo rwose, noneho na reincarnation zanjye zose. ayo makuru ariyo twafite mu magara yakugezeho, utangira kuyaba uvayiburetinga imivumbi ihwanye nayo. buri uko nabaye, buri uko nabyukaga buri munsi nkabyuka niyongeraho.
ariko wa muvumba wanjye ugenda waguka. hari ikindi kintu gikomeye sinzi niba nakivugaho. nta kibazo. ukuntu twatangiye umuntu nyine agahita abona yuko ibimubaho byose ntacyo byamutwara kandi n'ubundi atari umubiri, ahubwo akabona ko umubiri n'ubundi ari nk'umwenda w'ishuri yambaye. urabona umwenda, niba wambaye umwenda ukaba uri mu kazi, umwenda ushobora kwandura, ushobora no gucika ndetse, ariko umuntu ntacyaba kuko ari umwenda. kumaze kubona ko umubiri ari umwenda mu by'ukuri, aho hantu naho uhahetse hari igihe ushobora kuhanyura ukabura ubugororoke, ariyo bya bindi umuntu ashobora kugenda ugasanga no gukora yarabiretse, ayihorera mu bintu byitwa bya spiritualite, ugasanga araca imanza. aho hantu naho hari ukuntu ngewe nafashijwe n'ikintu bita ubugororoke. ubugororoke bwaragiye buramfasha kuko bwanyeretse ko kubaho ari ibintu byose ugomba kuba byose ubirenze, ntacyo wavuze ngo iki ndacyirengagize ngo kibe cyakuruta, cyangwa ngo ikindi kikwigarurire ngo nuko ari cyiza. ubugororoke bwarushijeho kumpa urumuri ku buryo no kubaho byarushijeho kunyorohera, kuko mbere numvaga nyine ko hari ibintu umenye ntarinzi, ariko nkashaka kubyirundumuriraho, ugasanga n'imikorere n'uburyo bw'imikorere bw'ibitekerezo, ugasanga mbese umuntu abaye nk'ubuze tesi yo gukora. hari ukuntu icyo bita ngo ikangura cyangwa awakening, nayo burya awakening ishobora guteza umuntu ibibazo mu minsi ya mbere kubera ubwaka. muri kunyumva? ndakumva cyane baca mu mihigo. yego, kubera ubwaka. awakening nayo igira side effects. kubera gute? awakening igira side effects abantu benshi, kuko uva mu bintu wari umaze kumenyera, bigasaba ngo uhindure ushiftinge, ukabura za connection, ukabura n'uburyohe bwo kubaho, kuko uba utangiye indi mibereho. muri awakening rero abantu benshi barahagwa, ugasanga relationship mu mago ntimeze neza, ugasanga abo bakoranaga ntibimeze neza, ugasanga naguye gukora kuko yakoraga arigo imukoresha. abantu babaho usanga kugira ngo banagire ibintu banyanganya, biba bariganya. ariko iyo ushatse uyu ugize awakening uhita uhindura ubuzima. wahindura ubuzima rero utabonye ubugororoke, no kuhagwa wahagwa. ikintu rero bita ubugororoke ngewe cyaramfashije, kuko cyanteje intambwe yo guhita nongera ndiyarinya, mbasha kongera kugira ubuzima noneho bushyashya butandukanye na yasi nabagamo, mberwaho no kunyonga, noneho yahagarara noneho ngahita mpengamira ku kintu kimwe cyitwa ubwiru bw'u Rwanda no kumenya, noneho nkahengama. ariko noneho haje ubugororoke, urongera buhita butunganya ibintu, menya urukundo, menya kuba mwogati, menya ubugororoke nyine. uwo noneho numva uko nabivuga, numva uko ubuzima ari bwiza bwo kubaho umuntu asobanukiwe kandi aharaniye kuba agororotse ari mu rukundo. ni inyungu rero ikomeye, nubwo abantu benshi babona ko igifite akamaro ari tubona ko umuntu w'akamaro mwino si tubona ko umuntu w'akamaro ari utunze ibifatika, nubwo yaba nta mutima w'i Rwanda afite. kumva umuntu aravuze ngo uriya shango ni umubingwa kandi ni umujura, nguriya ngo zibeshaho, ngo mujye mugira ubwenge nk'uriya, ariko imibereho ye ni ubutindigasani. ugasanga akize ko ibyo bintu abona no mu nzira ngo ni ubutindi gasani.
nuko ubutindi gasani n'uwe ni uk'umutindi ubutindi gasani rwose no kubura gasani ukuba udafite gasani gasanisha byose na bose na twese aho hantu niho ruzingiye kuko abantu benshi tubayeho mu bubura ubundi ahantu ubuzima bushingiye ni mu kugira gasani mu bunyagasani no mu butindi gasani. noneho rero icyo nababazaga ibyo ngibyo cyane nubwo umuntu akigeze ku munota wa nyuma wowe kubera icyo yakwiye gupisiho ari nk'amakuru ava mu isanzure agahindura imibereho yawe niyo ngo ni igikwiye kubitaho uhita uhinduka ni vibration ni frequency zije zihuye mu makuru mu ikuru uri noneho zigahita zituma uradiya zigahita vibratinga muri environment no mu isanzure. urabona ko ibyo ngibyo byatumye kumenya biriya bijyanye n'urusengo kuriya nyine urukundo nk'uko twabivuze byatumye wumva ubonye amakuru wapfira cyangwa waberaho siko ko biri cyane rwose. ubwo rero environment uri wese niyo twavuga rero ko ari amafrequence ava mu isanzure n'amavibration kuvamo bitewe n'amafrequence yavuye mu isanzure. ubwo uba uriho wera ibyo wakiriye ari byo uri kubaho. Gatete nawe yabivuze ati ikintu cyampinduye kumenya uwo ndi we kwimenya na misiyo yanjye tumva ari ibyo byari bindiho tugomba kuba misiyo n'uko ni misiyo wapfira ni misiyo ugomba wabikugombye wayipfira bikugombye kuba wayibera niyo waberaho birakomeza nta ndwana bihagarika. urumva abo tuvugana bose n'abatwumva baza kumva igisobanuro aricyo nyine si gusa ubwo bumenyi turi kuvuga uko bukuze nibwo bumenyi bwaje kuri guhagaragara na ba bandi nyine bize igikubwe Spinoza ari ubagare Newton na Einstein bawushyira muri byo bwa siyansi tuzakomeza twiga ngo bitungane neza ariko ko muri ingingo tubivuze ubwayo yuko mu isanzure ari amafrequence ibyo byose byavuze na Tesla na Newton n'abandi noneho natwe tugakora vibration tugasanga iyo tuzi mu buryo bw'u Rwanda ari amagara n'ibivumba kandi ngomba kuba bingana. iki ni ikintu rero twize cya constatation kandi ibyo tubiyire ni ikintu ngo ducakacake twebwe nk'uko turi kubivuga muri siyansi twifasha abafite ikibazo muri siyansi n'abandi bazaza kugira ngo tuzabone uburyo yego tubicagagura neza tukabyinjiza muri rya rage tukaryumva neza ry'u Rwanda tukaturisangira n'abantu biruseho muri bya ndetse twiga ku cyumweru. yego ubu tuba nk'ikiganiro dukoze ntitugira amahirwe wenda abantu tubana ku cyumba akacyumva bituma tugicagagura neza cyumva neza tugiye muri rwa rwigiro tugira buri nka gatatu mu cyumweru no twaba twagarukana imbaraga zawutsariza ku cyumweru bigakwira neza. noneho tugomba kubaza ibyo tubicagagura tukabyumva tukabyiranya n'ibindi bizwi uko ni ukwiga nyine kuko tubijyanye mu irage ry'u Rwanda n'ikinyarwanda gusa uko tubizi hari aho twahagama kandi iryo ryarakomeje rirahagamura mwigaba ry'urusengo rwaryo aho bantu ba Spinoza nyuma yaho babidutunganyirije bikwiye kumvikana tukaba twabasha kubiba neza tubyumva. ngo yaba ari gukora bitegeko yego kubivuga rw'irusho iby'i Rwanda byo birajimije kuko bifite ururimi rw'umwimerere kandi twataye uko kumenya ko mu mwimerere ariko kuri fréquence mutegara muto turiho tubasha kumva ibi by'isi ya none vuba cyane kuruta ibyo by'iwacu biri kamerano mu buryo bwo kubyururutsa ngewe nkunda izi mvu iyo dusubiyemo indasano ubu
izi ndasano zo kurwanamiza iyo isubiyemo buri gihe usanga n'ibintu utari warumvise, ndetse nk'uku tuba dusomana n'amayutubu twumva ubwenge bw'abandi, ugasanga noneho urushijeho kubyumva kubera ikoranabuhanga ririho no kumenya buri gihe, utuma twururutsa bya bintu twumva mu ndasano bikarushaho kumvikana. nuko rwose wenda tuzamuka imbere hose ubonye ko ngeze no gutagara ikintu cyantangaje ubushize ubwo numvaga indasano, hari ahantu mu ndasano wavuze ngo amagara ngo n'ubugingo. noneho uvuga ko amagara ubundi ari vibration cyangwa ibi twita waves. amagara noneho uvuga ko ubugingo urabona urugingo cyangwa ubugingo ni ya subatomic particles. nahise mbona ko mu by'ukuri ibi bintu byose abantu bavumbuye mu kinyarwanda turabifite, tubivuga buri munsi, ariko ntitumenya isensi yabyo ni iyihe. mu gihe abandi bavuga quantum physics, bakavuga amaquarks, bakavuga iki, twebwe ubwo ni ubugingo. tunabyita ijuru ry'akamonyi. yego, ijuru ry'akamonyi, ijuru ry'akamonyi ni isanzure rya particles. yes, ni quantum. muri particles ni ibintu bitungukira bifatika rwose ry'akamonyi, itungukiro rya byose nawe ifunduro ya byose. iyo tuvuye mu ibanze particle ubuzaba atageze ntawe uzava irefondra igahinduka wonde cyangwa web. yego, ngo ijuru ry'akamonyi ni itungukiro rya byose, kwinjira mu isanzure ifatika no gusubira mu isanzure muri isoko byose bigafatika, twinjira muri mu kamonyi ariyo particle, tukariho tunasohokera bitewe n'aho tujya kuki. ijuru ry'akamonyi rwose ubwo ni monde metaphysique. quantum yabaye physics, noneho iyo tujya muri quantum physics it's no longer metaphysics, it's quantum physics. twasi niyo yego ibyitwa ubwenge n'ubwenge ni quantum physics. ni quantum physics. gatete guzi n'imisatsi igera mu bitugu ndakuje. ujya umenya uko ukura, biragoye ntumenya aho byavuye n'aho bijya. hari inyungu ukora ngo ukure, kirazira. gusa icyo uzi ni uko umubiri gusaba kurya ukarya. wowe njya nabwira abantu yuko mperuka ngana kuriya, ariko ntiyibuka ngana kuriya nduku nyine kuva icyo gihe n'ubu. gukura kwacu ngo ndararangiza aha ni ukunyonga. twari tubibeshya abana turakabyuka udahariye n'ubwo nakuze nageza ngaha yigereranya neza ku nkingi. umwana we ujya gusa, kandi kurya ni ukwakira urumuri, ni ukwakira amakuru isanzure. ibyo gukura ngo ndarangiza aha, ibyo ni ukunyonga, ntabwo bikora. ntabwo bikunda. wemenya gusa kuba iteka ryo kuba ubwira bwayo ntabwo iteka ryo kuba. ibyo gukura, ibyo gutera ku mutima wawe uko igifu kwawe gikora, aricyo ubiziho, aricyo bishyiramo uruhare. wewe uza n'isanzure bimanitseho ibyo byose. ariko urumva iyo tugeze kuri quanta level nk'ibyo biba bidusaba ko tubimenya, nase se tuba tugana, kuko urumva reka impamvu tuba tugomba no kubimenya nabyo nuko umuntu niba ku gacupa ka juice handitseho ngo harimo isukari ingana gutya yitwa sugar n'urugero, agomba kumenya neza kuvuga ati ariko rero mu by'ukuri ntabwo nkeneye sugar, ariko nkeneye calcium irimo, sibyo? none niyo nakura calcium kurusha iki ngiki kivanze n'isukari,
sibyo? So mu yandi magambo kuri quanta level biransaba kumenya yego igifu cyanjye uko gikora kugira ngo umenye ibyo ngira. Ni ukumenya uko gikora ariko si wowe ugikoresha. yego rwose ako kantu niyo ndi kukubwira ibi tuba mugeze ni ukumenya ni ukurya. ariko ntujye kuri stress kugira ngo nakuze ureka nzakure gutya buryo ibyo ntabwo ari byo. abantu rwose rwirujo abantu benshi twarahagwaga ndetse utanga umubiri wacu uburyo turemye ugira tandanse yo kunyonga, ariko mu by'ukuri iyi nzira ahantu unoroheye nubwo dukeka ko ikomeye, iyi nzira ahantu yoroheye ni uko ari uburyo bwo kubaho butagira ikindi gusaba usibye kugira alignment cyangwa kuba mu murongo wo kumenya ibikwiriye. Nicyo bisaba gusa no kubiba, kumenya no kubiba gusa, nta n'ikindi, ni ukumenya no kubiba gusa. Yewe ikintu byamfashijeho, ngewe mbabwira ikintu byamfashijeho, najyaga mbaho nibaza ati ubundi bibe nirage maze iki bimara iki, ibi ko mbyumva ndabyumva ariko mu by'ukuri bimara iki. nawe mu rugo bakambaza ubundi ibintu wumva ubundi iyo urebye ubona mu rugo rwacu bitumariye iki. nicyo kibazo abana aho hantu niho rukwiriye, ariko noneho ntabyibaza, noneho nkanatekereza mbere ntarabimenya ese nibwo nari mbayeho neza cyane ubwo nari mbayeho nabi. noneho naje gusanga ntarabimenya nibwo nari mbayeho nabi, kuko nari umuntu buri gihe mpora nkangayikiye ibintu cyane, nkanarana nkabirota. waba ufite nka bizinesi, waba ufite ukarara mu mutwe harimo ibintu byose byo muri sitoke, ukarinda uko ukangutse ugasanga ibyo bitekerezo nibyo byiberamo gusa. Jewe rero no kurwara ariko ikintu naje gusanga kimpesheje inyungu nagize. wari uvuze ngo buryo n'abandi ibutse neza hari ahantu tukari gacitse ngo nko kurwara, haravuze nko kurwara. ndavuga ati no kurwara byari kuza vuba kubera imitekerereze yo guhangayikira ibintu, kandi guhangayikira ibintu siko kwatumaga biza. ugasanga rero n'ubundi ni ukwisajisha vuba, kandi n'imibereho ugasanga n'uburyo mbayeho nibyo nifuza aribyo nshaka gukora, ugasanga ntabwo biri mu bugororoke, ntabwo ari ibintu byambesha amahoro ngo ntuze. yaba ukora ikintu n'ubundi ariko ukumva nta mutuzo, n'inzapfa nzakira simbizi. yego bikaba harimo kubaho byo kwiyahura pari sanse bitemo cyangwa biroreye. ariko ubu noneho imibereho umuntu afite ubungubu, imibereho mfite icya mbere na mbere ni amahoro y'umutima, kandi nta kintu burya nararebye mu buzima bwose nta bukire buruta amahoro y'umutima. ubwo rero ibidukikije byose biba byungukiye muri wowe, uba uriho utanga ubutagara utanga ubutaraga, kuva kwegereye kugira mu isanzure rwose. hari urugero njya nkunda guha abantu iyo tuganira, nkababwira ati ariko mw'abantu mwebwe ikintu mubona ubukire bwa mbere, ubukire ni iki? Ubukire ni iki? ubukire ni amafaranga, ubukire ni imitungo, ubukire ni kugira abana bameze gutya na gutya. ariko iyo babajije ese iyo umuntu afite ibyo akaba afite abamuhiga, akaba afite uburwayi, ikintu abona nk'ubukire ni iki?
n'iki cyamugaragariye ni ikintu nasanze ari ubukene no mu buryo bw'ifatika ni amahoro, kuko umuntu ashobora kuba afite n'amakamyo n'amamiliyari n'amakampani ari na perezida cyangwa umuyobozi, ariko yabura amahoro akirukanka akajya kuba mu nkambi. iyo agiye kuba mu nkambi ntasiga bya bintu byose se. Yego, none ubukire ni iki? ubukire ni amahoro, yaba ayo bigaragara inyuma sekirite. Ubukire ni umutekano, ubukire ni amahoro, ibyo bibiri nta kindi. iyo mwisanzura ariko Yego, abantu rero bahita bemera, bahita babona ko ibyo turimo byose icya mbere ari umutekano, itekane, kandi iryo tekane nayo mahoro nyine yo mu mutima. Ni ngira ngo murabyumva icyo bisobanura umutekano. ubundi ubukire ntubyumve ubuke ire Yego, ni ukuvuga ni ukoroherwa, koroherwa utaremereye biturutse mu rumuri, ni uko utakiremerewe n'amaganya y'isi no gusinda kwayo. ubwo ni ubukire. noneho ikintu cyabyo ni ubuke ne n'igihewe, ubuke no kwiheba, kwibura. urumva neza rwose. kuvuga ngo ubuke ire ni uguhuzwa isanzure kandi ava ku kantu katunze isanzure. urumva rero ngo mwinde kuremerwa no gusinda kw'amaganya y'isi. hari umuntu mukaremere ngo muremerere n'abacu barendewe n'abarendewe muri twe. iyo atari ibyo ire worohereye. urumva ubuke none ne no kwiheba. ako bijyanirana no kwigabanyaho ibintu, bijyanirana no kwiyongeraho ibintu. urumva mu by'isi nangahe nyine ubundi ururimi rw'urunyarwanda arirwo ruri ubwo ruvuga ibintu nk'iyo muri buryo bw'umwuka bw'ibare spirituality. niyo mpamvu ari ubuke arwumvira mu rurimi rw'ibare bwari magambo ntabwo ari ibirimo rw'umubiri. kuko wabura ngo aho gukira kuba kwari gutunga imodoka n'amagare, ariko ukennye iki icyo abandi babitungira ni ukuyo baganga ariko bagukwiye kubirya. icyo babitungira ni ukuvuga ngo sinjye urarusinziriye ngo barangira ngo yego byawe ni ubukene nyine. urumva ngo kuko uri umukire worohereye. muri rero bikora bite? twagarutse ubushize ku nama yari ikomeye cyane, nagira ngo tuyigarukeho gatoya mbere yuko dusoza. ese gateka gusaba ikintu? Yego, ko twavuze byinshi kandi ko dupfundikiye kuri bikora biteye ubu, aho twabonye uburyo umuntu ari nka antene cyangwa se ari resebutere kanalizasiyoneri, tukabona uko bikora muri twebwe. tubaye dupfundikiye nk'aha, ubundi igihe kirahari tukazanaturukaho handi ikindi gihe tutarambiranye ntibyafashara. nabyo ni byo cyane. ndumva byaba ari byiza cyane kuko ingingo nyinshi twazivutseho. urabona twagarutse no kuri ya ngingo ya quantum entanglement, twavuze no kuri ya ngingo aho wari utangiye gukomoza kuri niveri umuntu icyo abona, ukuntu yitwara, ukuntu isanzwe ibintu byitwara. basanze hari ukuntu ibintu bihinduka muri monde subatomike, nayo twayivuzeho. aho ibintu bishobora kuba imivumba cyangwa bikaba imivumba ariyo onde cyangwa bikaba partikire n'amagara ya frequency. ndavuga ngo ubutaha tuzabikora tuba duti
muri iyi nama y'inegosiyanse zigomba kuboneka mu gihe cya ibindi ibihugu tuzi kunoza tuzamenya neza implication quantique yego tumenye twavuga yego icya univers ngo l'observe et l'observateur urumva tumenye particule ubundi iyo hinduka ubundi hinduka particule ubumenyi bw'abo bantu inama tuzagaragara ko ibyo uko duhagaze ku isi ntabwo turi observateur gusa ahubwo tuna participant w'irema n'iyobora ry'isanzure rwose aho hantu niba tuvuze ibintu byinshi tukaba ducumbikira hano gatoya rwose noneho tukazabona aho duhera duturutse aho ngaho urumva yego ndabashimiye cyane ngiye ku giti cyanjye nagize ibihe byiza ubwo icyo cyitwa implication quantique urumva tuzacyumva neza urumva tukijyane n'uburyo harmonique y'amagara n'imivumba bikora nuko bibarwa nk'uko tuba twanabivuzeho twumve na impact uburyo bihindura isi yego abatuye isi nibo bahindura isi tumenye igisobanuro cyo kubaho kuko isi ho ivibura kuri 7.83 hertz hariyo bita Schumann resonance ubwo twavuga kuziga resonance quantique implication quantique na resonance quantique bikora bite bene irage